irahenga amacongo nakashura cyatoba kondo agahinda ugatura rukoro mu maso urahicira isazi icyuya cyatuheje ishati wibagirwa ibyo kujya caci gahunda no guhora catu usaba kurize ngo ushyire ku cagi turategeta dushaka dala usitara nawe ubona itara wari ufite avenire dore gushwe n'amadozo ni mboni mino pose gusenga wakanze pose of course koga mwizura ngita umusega seka menyegwe mbonye huru boga nakubonye mu kabaro tega tena ikofi yawe nawe irakujena ikayigwigiye mu wajugunye mu ndisi mu mfize kudakora mu ofisi kari rase kaburaye kari haye kari haze kari tatse byari canzo bayidage au revoir chance man yes rero mwese nkuko mubibona nonge kuba ikaze mwe mukurikirana ibiganiro bya Yawe TV nk'ibisanzwe ngewe ndi Emi icyo ngusaba no gukora subscribe ugakora like ndetse na comment kugira ngo ugikomeza gukurikirana ibiganiro byacu nkuko mubibona rero hano ndi kumwe n'abantu benshi ndi kumwe n'abasore ndabita abasore kuko ndakekana uretse Ddumb.aa urimo w'umupapa niwe wenyine nima abandi bose n'abasore bateye amana Racine we nateye nawe mu bihangano yes rero ndabaha ikaze nkuko mubibona ndi kumwe n'abasore benshi bose bambaye neza mbaha ikaze muri studio za Yawe TV mwese murakoze cyane buri mwana atangira yivuga ku ruhande turi kumwe na Racine nyamaswa ifite ID hora turi kumwe no mu jama wambaye neza pop culture shots tahe carnival rap Jenny Yonkora wise come in shikamana yes Oliver the legend yo hip hop ninje ndapabiri bye bitari gake abikora te narumiwe pe yavukiye he yava mu mukwe muri durumira ponsusurutse Kingo hala kuva mu itsinda rya The Marvel Breaks yeah man yeah nanje the man himself what you say about it yeah asoma hano kamera mazina nayo ngayo Ddumb azana ku maso we yes rero nanjye nkuko mubibona nanjye sinshobora kubibwira kuko mumaze kumenyera yes iri tsinda turi kumwe riyobowe n'umugabo witwa Ddumb.aa iri tsinda muri kumwe bimeze bite bihagaze bite ubu watangiye collab n'abahanzi ntabwo ari ugutangira collab n'abahanzi aba ni abantu nemera banyemera situ ntabwo ari ibintu birebire bireze ndabemera bakanyemera like wowe se temera Racine urinde temera Kingo hala legend right nibandi utamwemera so burinde so nabana ngiye nemera ngiye ntabwo nkunze kugenda nta nubwo ujye unsanga n'abasitari ngewe abantu bazwi cyane ntabwo ugendana nabo ngengenana n'umuntu uzamenyekana azanyibuka akavuga ati uya mujama yari umuntu kandi iyo ndi kumwe nabo ugiye kureba ntabwo mba ndi kumwe ngo ni Ddumb ngo ibintu ngo byacitse ngo cyengo ya yowa tipi yashaka kunyinjirira aranyinjirira byatari nyine turubahana you know yes yeah turanga umva so iyo mfite ikintu kimufasha bitamufasha nawe yafite icyo amfasha nawe akamfasha ni muri urwo rwego urumva ntabwo mari ngo hano ngo Ddumb ngo afite rebo ye ngo yasayinize ngo Racine ngo yasayinize nde oyabana siko bajya bayifata gusa uretse kuko nafasha Racine bishobora no kumufasha kuko yaba afite rebo tu urumva nuko iyo nivo ishobora kubihari igeze aho ngaho so pretty much nabirebire nyine numva nabajama nyine dufashanya mu bintu dukundana tu yeah gusa nuko tubikoresha umutima w'ikivandimwe umutima wo gukunda igihugu umutima wo gukunda Afrika umutima w'uruhu rw'abirabura mani uruhu rw'abirabura ntabwo batumva ariko mu ruhu rw'abirabura mani ngemba mu bazungu abatipi batubona nayo byataye bakaducacamo so niyo mpamvu menya ukuntu ngomba kubaha bino mugenzi wanjye yari umwirabura ntabwo mvuga ko mfite abajama b'abasenegali abajama b'aba Sud Afrique abajama bo muri bo muri Congo Brazzaville abajama b'ahantu hose so ntabwo nshobora kwirengagiza ko nyine nkigira umunyarwanda cyane kandi abo bapeti nabo babankeneye iyo ngiyo so niyo mpamvu giyewe ndeba Afrika yose ku mugaragaro yose nkaya hamwe ko ndi umunyarwanda niko ndi umusenegali ko ndi umusenegali niko ndi umusomali ibintu nk'ibyo ya pretty much nibyo ngibyo dupfana n'abajya mubona hano yes numvishije Ddumb.aa we n'abajama Racine Ddumb.aa mwamenyanye ryari mufitanye plot bimeze bitubundi umusaza ngiye namumenye mbere yuko amenya ndakeka
ararenze se tubizi se meni aratwika ari mu bantu nyine baba navuga bapromoting umuziki. Uravuze ngo nubwo Yesu yatwikaga nawe aratwika. Yesu yatwikaga yaratwitse. Ako nakaboro kantuza yavuze. Nasina ugikomeza. Kimwe yavuze ngo Yesu yaratwikaga byataye. Umusaza Ddumb.aa ndi umufana we namufannye before ko tunamenyana nkabona uburyo promoting indirimbo njya kankundisha indirimbo y'umuntu najya kumva nkumva nimbi njye nyine nkumva nk'umuniga indirimbo ngita nyikunda mbona Ddumb ari kwisubiramo najya kwumva nkumva si byiza nk'ibyo akora tu then za kugira igitekerezo se umusaza wamwandikira akaba yansapotinga nanjye indirimbo yanjye isubiyemo ko akurikirwa n'abantu benshi kandi biri ku rwego rwa East Africa no muri Africa rwose agupromotinga umuntu muri Kenya akakumenya Tanzania Nigeria ahariho hose ndavuga tumusaza mwandikiye ashobora kumfasha arebye tara yanjye none umwandikira nawe yarambonye ari kunshaka ahubwo nyimwandikiye ati bro nagushakaga nanjye turahuye gutyo ambwira kuzana beat y'indirimbo cyashya mfite yitwa EO njya kumureba mukava umusaza ahantu abari umuti wa danger turabipublishinga abantu barabikunda tugarukana n'umusaza Kingo Hala twa dufitanye ama episode nabwo aradutwikira men yabaye umuvandimwe. Hari indirimbo uvuze iyo ndirimbo hano hanze irimo iraca ibintu ni indirimbo nziza cyane kandi irimo n'impanuro nyinshi wenda harimo abantu badashobora kuba bakurikirana indirimbo zawe cyangwa ngo bazumve n'indirimbo ufitanye na King ndagira ngo kuri iyo ndirimbo yawe nshyashya mwese Pluto muri n'abahanzi uratangira niwe nshaka ukubitemo kuri iyo ndirimbo yawe nshyashya. Okay irahenga amacongo nakashura cyatoba kondo agahindu gatura rukoro mu maso urahicira isazi ikibuye cyatuheje ishati wibagirwa ibyo kujya caci gahunda no guhora chat usaba police ngo ushyire ku cagi turategeta dushaka dala usitara nawe ubona itara wari ufite avenire dore gushwe n'amadozo nimbo n'imino pose gusinga wakanze pose of course kuga mwizura ngita umusega seka menye yegwe mbunye huruboga nakubonye mu kabarutega tena ikofi yawe nawe irakujena ikagigwigiye mu wajugunye mu ndisi mu mfize kudakora mu ofisi kari rase kaburaye kari haye kari haze kari tatse byari canzo bayidage au revoir chance man. Yes mwamwumvishije woni Racine aha Racine ukora hip hop indirimbo Ddumb.aa akenshi akora ni indirimbo wumva ko ari nka R&B cyangwa se n'izindi ndirimbo Ddumb.aa ubigenza ute kugira ngo ubishyire no muri hip hop? Ubundi hip hop ubundi njyewe ndi umuntu bite nabyita mu Kinyarwanda mu Gifaransa vocabulaire ya musique nini ngiye ntabwo ndi umuntu ukunda ngo mambwira n'abantu babahanze n'umva ikintu kimwe n'umva hip hop gusa niba ushaka kwandika umva ibintu byose umva R&B umva soca umva dancehall umva iyo ugiye kwandika ukuramo ikintu warahindutse ntabwo wandika ikintu cya kindi niyo mpamvu music yo mu Rwanda sometimes ibawariye abantu baguma muri R&B akagwa muri R&B ku buryo n'abantu bo ku radio noneho bamenyereye R&B ngo nibagikina hip hop ku radio urumva ugasanga nibyo yabaye culture aho ngaho ariko R&B ntabwo isohoka amahanga ugiye kureba indirimbo zisohoka amahanga za Diamond murimo R&B oya zira za Babalao ntabwo ari R&B kubera abantu bakunda ubundi kwishima bise ikintu kigoma abantu icyo ni iki nicyo kiza guterura umukongomani nicyo kiza guterura ne so rero ngewe nkurikira music yose niyo ari hip hop umwana akajyamo neza muri hip hop na by the way abantu benshi nayo gupromotinga ni hip hop nta nubwo ari na R&B abunzana izindi nzikora challenge ariko abantu nzana gutya mfasha ni hip hop cyane so ugiye kureba ngewe ntabwo ntoranya ati indirimbo wapi ngewe indirimbo nziza niyo nkora ubwo urumva niho naje gusanga nyine numvise indirimbo z'aba hip hop nkavuga ati niho ngira ngo yamboneye nka Racine n'abandi babonye ko kuno mujya mu zikaba tipe bamwe banyita umutingana nene baramanuka bagasanga ngo tipe ari kuri hip hop bya danje kandi iyo uri kuri hip hop ndarasa sajyata ndaga uroro tipe uziko ari umudibo uziko nyango na aho ngaho niho hambonera so ngewe hip hop ntabwo ndoranye muziki yaba hip hop yaba R&B yaba soca yaba dancehall yaba reggae byose ndabikora so iyo ariko abantu bo muri hip hop nsanga nabo cyane nibo bantu bagira ubumuntu
buriya abantu bo muri hip hop bagira ubu buriya kugira ngo wandike Racine nureba ko na flowinze mu munota umwe avuza amagambo ashobora gukora indirimbo za R&B cyuma abantu baririmba R&B muraza korwa nashobora gukora abantu bakora ibi ngibi bavuze ni rero nuko ndakajya cyane n'umuntu yakoze indirimbo ya R&B kubera abafite umwanya munini n'amagambo make urumva rero ugomba gukora kwitoza ugafata umwanya wawe ugakora indirimbo ya R&B so abantu bo muri hip hop iyo uhuye nawe usanga afite uko mvuga uko nitwara niko bitwara ibyo nshaka kumenya niko abantu ba hip hop abantu bafata nabi ariko nibo bantu bagira ubumuntu byatari nari ubwo mbihata amazi je ntabwo ngira gushaka abantu ba hip hop noya ni ibintu bizana yo Mrs ntabwo aririmba R&B turi kumwe nawe nyine urumva ntabwo mbihata ariko usanga abantu bo muri hip hop baranyuzuranye nibo bari ku ruhande so ntabwo nuwa R&B ari iyo ngiyo nawe yaba umuntu wanje ariko ngiye kubera navangura niyo mpamvu nisanga ndi kumwe n'abantu ba hip hop cyangwa ndimo ndabateza imbere. Yes, Ddumb.aa King. Wowe Ddumb.aa mwami gute? Ddumb.aa mufitanye izihe projet bimeze bite? Murimo murapanga iki? Ntago ndi bujye kure y'ibyo Racine yavuze. Ddumb.aa nanjye nari nsanzwe muzi nkunda video akora. Ubyo nyine ushobora kumva n'indirimbo utayikunze wayumva bwa kabiri kwa Ddumb.aa gahita uyikunda. Ntago rero ndi busubire mu byo Racine yavuze kuntu twamenyanye. Racine yari yaragiye bakora ka video abantu barakazi kuri ijabazi Ddumb.aa. Noneho nyuma yaho Ddumb.aa yagize amatsiko yo gukomeza gukurikirana indirimbo zose wenda Racine arimo involved. Abonamo rero iyo turi kumwe arayikunda nayo turagenda turayikora. Ya noneho wenda iyo ubona umuntu ku mbuga ubutabasha guhita umudefinisa ariko iyo muhuye ya ntago navuga ngo wenda ngo bijya kure yuko wamubonaga. Yego. Ya no umuntu mwiza, umuntu uri hambo, umuntu ufite umutima wo gufasha. Urumva hari igihe umuntu aba afite umutima wo gufasha urumva bitari ku kigero kimwe. Urumva nk'ubu ngubu ureba ko nabaduteranyije ahangaha tutari groupe twese turabanze bagiye batandukanye kugira ngo dukore interview nyingi avuga ati dore abahanzi kigikiye kudushyigikira no ko yatubonye motara kandi wenda n'abanyarwanda bajye YouTube barebe ibihangano byacu barasanga yuko koko bikwiye yuko Ddumb.aa bikora ariko se subeho gutya turi nyine kandi ntabwo ari umuntu wadusayininze wenda ngo avuge ngo hari inyungu dushakamo nyuma y'ahangaha ya n'umuntu just ufite umutima wo gufasha ya nuko Ddumb.aa mubona n'umuntu uri kurutu. Yes, nawe ntabwo ndi bukure kure gutyo buri muntu wese turi kumwe nawe ndashaka ngo nkubitira kandi kamera n'inyegiye Rwanda wabaye ubukombe aho ngiye amasi nyumva amabombe ni kwivuko si mu bukodi si logic mfubitse disi ni code nta mwaka udacyura ibikombe ugupfobya ni nka microbe biragoye kurya gasombo utapagashije ngo ubone izo note biragusaba ka diplome ugaramu y'utwo diplome hanyanyaza uve muri forum kunja amashati izo note zisorome nkongoro yaho navuye ku butaka aho Imana ituye nkongoro nasomye nyivuka ngira umutesi mpfa kugusaza Rwanda wambereye impamba umbere ingabo ku rugamba ndakomereye kukama gapambu mvana ku bunebwe nyori faranga Rwanda umbera umubyeyi muma ku biryo nsomya ku cyayi paradizo ngiyi mu Rwanda na rugo rugitunze umurayi ku buranga bawe turisa uraheka nupfa gucutsa uturinda ibibi urwanya ibirura ibyiza ubu nibyo tunyunya Rwanda udutoza kwishakira imirimo bwa bunebwe tubukorera iki Arimura. Yes. King namwumvise. Please reka abantu bakomeje gukurikirana Yawe TV Ddumb.aa ngenda gushimira wenda nubwo tutaragana ku musozo iki kintu wakoze cyatumye abanyarwanda benshi bamenya abandi bahanzi benshi kandi batari bazwi kandi bakora ibikorwa byabo bitandukanye kandi byinshi umuhanzi Racine ngiye nagiye mukurikirana benshi cyane umuhanzi ahubwo njya nibaza why Racine nkatwe nk'itangazamakuru ko tudapromotinga babizi nukubera iki cyo ni ikibazo nibaza reka nakire muri studio noneho twumve King legend injira nk'umuhanzi nkawe nta bintu byinshi mbanza kukubaza utarinjira nk'umuhanzi gira neza wigendere ineza uzayisanga imbere gira neza wigendere
uzayisangayo shikamana mugabo uhunga ibibazo emera kuko nibwo butwari come on. Yes, rero mwamwumviye uwo nawe ni legend. Ndakubaza ikibazo gisa n'icyo nabajije bagenzi bawe. Ddumb.aa ni muntu ki kuri mwana wawe gute byagenze gute kugira ngo umenyane na Ddumb.aa? Murakoze. Ddumb.aa najyaga mwumva cyane cyane namara kuri Instagram. Hari ibintu akora wayizi niba watumye mubona amaso kubera ko twatugikora shooting y'indirimbo twashikama. Nturwa no kumubona avuga ati wow. Mubonye mbona umuntu uri cool byatari. Abantu n'amatress Messi turamenyana abantu mbongo bokayise. Corona itarana. Ubona umenya kugeza n'ubu ngubu. Hari byinshi maze kumwigiraho. Ikintu cya mbere maze kumwigiraho no umuntu no umustar. Yego, umustar naye ndamufana ariko ikintu afite ikintu abantu benshi badafite. yego. Kubita kuba hambo gushenga amayide n'abandi kujya inama mbese n'umwake n'umuntu ufata ikintu nk'iki. Yeah, so naramushimira by'umwihariko n'abahari Imana ikomeze umugire neza mwagure umugisha. Yes, rero uwo ni legend. Umusabiye umugisha ku Mana. N'abanyarwanda baramusabye umugisha ku Mana. Wowe bimeze bite? nanjye ni fresh ntago nje kure cyane ibya bagenzi banjye bavugaga ari uko yahuye na Racine, ari uko yahuye na ari uko yahuye na Regents. Nanjye urebye niyo process niko byagenze, ariko mbere duhura nge twahuriye mu kazi kuko umuntu ugira vibe bya atari agira vibe, ariko kuko nge time nyinshi ntayifata kuri Instagram, najyaga mubona kuri status za WhatsApp nkagumya kumubona garuka mu maso, sinzi ukuntu namubonye aho nkorera ndavuga ati that guy ndamuzi. Naje kujya amahirwe kuko nenziranye n'umugabo bita Lucky niwe wampuje nawe, ambwira ati no mpeti wanje ugomba kumufasha gutya na gutya, arambwira ati n'uyu mureba ati Lucky yandika no muri phone yanjye yandikamo izina rye, aramunyereka kuri IG sanga koko aratwika nkuko Racine yabivugaga, ni umugabo utwika bya atari. Byatumye nanjye mitamo followinga nkomeza kuba in touch nawe, ndanamwandikira ama contact ze tuzuza gutyo. Naje kumworeza indirimbo yanjye kuri WhatsApp nakoranye na Oliver, arayikunda ariko icyiza cye n'umwihariko kuri we ntago ari umuntu ushobora kumva mistake cyangwa akabona mistake kuri we akayihisha. Oya, arakubwira ati ikintu kimeze gutya ariko kibaye gutya cyaba cyiza kubitaho. Yaje kumva mastering indirimbo yari cheap bya atari, arambwira ati rero ndirimbo byaba byiza tuyishakiye quality ikenewe. Tujyana kwa Ddumb.aa aradukorera indirimbo arayizamura ashyira ku rwego nyine rukenewe, of course na video turayikora ari ishusho rizima, byose mbikesha we kuko urebye usibye no kuba yavuga ngo aradufasha gutya sari label turi label, ariko nje mbona birenze no kuba twasigninga contract kuko contract ikize niyo ya mbere, kuba umuntu wamwitabaza ugize akabazo runaka akagufasha. Ibyo nanjye ndabimushimira kandi nkaba proud ye iyo mbona buri muntu wese amuvuga kwiza, kuko naje gusohokera ahantu hamwe nge nawe n'abandi basistari bavuye Uganda, duhura n'umuntu araduhagaritsa mu muhanda, hagaritse imodoka atubwira ati wowe ndakuzi atari kuko nagufataga ntago ari kubu ngufata, naje kugenda nsobanukirwa binyuze hehe muri media, namwe tukabashimira cyane. Nawe sindi bukure gutyo urabyumva ibyo mvuze. Rubyiruko nk'urungano w'amahirwe kuri ubu navuga ubu butumwa nkahindura isi ntuye, bw'abana baterwa amada batujuje imyaka, bw'abasambanyirizwa mu mageto dutuye, bw'abaterwa ubwoba n'abashukishwa ifaranga, ibyo byose bigapfira mu ngaho tuvuka. Ishuri twigamo ni burere kidukuramo, babyeyi mutwibaruka burere kimwe muduha, gusa njye ndi mubi kandi byaherenze imbibi, gusa wowe message wayihabuku.